Yesu Kristo cyangwa se umwite Yesu Kristo, uyu nguyu niwe ushushanya amoko yo kuri iyi si yose y'amadini agiye atandukanye. Dore ko Kristo atariho n'amadini ya gikristo yaba atariho cyangwa se atavugwa cyangwa atabarizwa ku iyi si. Imyemerere yose ishingiye kuri we kandi ikagenda imutaka ku buryo bugiye butandukanye. Ariko kandi abakristo bashingira kuba yarahinduye byinshi bitandukanye kuri iyi si, birimo kuvanaho irimbuka ry'ikiremwa muntu. Ubwo yemeraga kubambwa, kuba yarazutse mu bapfuye ari we wa mbere. Ndetse yewe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye yagiye akora. Ibi ni bimwe mu bikomeye cyane abakristo benshi bashingiraho bavuga yuko uyu yari umuntu ukomeye cyane. Akaba yari umwana w'Imana, yewe akaba ari umwana-mana. Ni umwe mu bavugwa cyane dore ko yiganza mu nsuhuzanyo ya gikristo. Ujya kumva umwe agize ati Yesu ashimwe cyangwa se Yesu akuzwe. Ewe rimwe na rimwe iyo umuntu agize ikibazo runaka gitandukanye cyangwa se we n'ibibazo bije bitunguranye, ujya kumva aravuze ngo Yesu we cyangwa se ngo Yesu we. Abanyabwenge bakomeye cyangwa se initi, abangaba bemeza neza yuko Yesu yabayeho. Yewe kandi si ibyo byonyine kuko n'abatari abakristo na uyu munsi baracyabyemera. Igisigaye kibazwa cyangwa se gishidikanywaho, ibikorwa Kristo yakoze bituma yitwa Imana. Kugira ngo ibi ngibi ubyumve neza, ni uko hari amasomo waba warabashije kumwigaho cyangwa se kumumenyaho. Yewe hakaba hari inyigisho nyinshi zimuvugwaho cyangwa se filimi nyinshi zagiye zimukinwaho zigiye zitandukanye. Harimo na filimi yiswe cyangwa se yitiriwe Yesu, yahinduriye ubuzima bwa benshi kuri iyi si. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turagaruka ku mugabo cyangwa se ku mukinnyi wa filimi ya Yesu abenshi kuri uyu munsi usanga bisanisha nawe cyangwa bamwizera. Dore ko ahenshi hagiye hatandukanye mu mazu y'abantu benshi usanga hagiye hamanitswemo amashusho yiwe, si nawe wonyine mu makiliziya atandukanye hirya no hino n'ahandi hantu bemera Imana usanga bafitemo amashusho y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu mugabo wise Yesu. Nyamara uyu mugabo ni umuntu nk'abandi usanzwe rwose, naho atandukaniye n'abandi bantu bariho kuri iyi si. Turaza kandi no kurebera hamwe ku mpinduka zagiye zibaho cyangwa zabayeho mu gihe ino filimi yari imaze kugera hanze, imaze gusohoka. Yewe muri iki kiganiro turakubwira uburyo uyu mugabo wakinnye nka Yesu yabashije gusabwa kuba yakina filimi izi tuzi nk'urukozasoni cyangwa se izo bita porono mu rurimi rw'amahanga. Ndetse yewe uraza kwiyumvira uyu mugabo ufatwa nka Yesu icyatangaza ku bijyanye n'ubukristo bwiwe, cyane ko we avuga yuko atizera Imana. Warakoze cyane we wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yacu ariyo Fungarase TV show, nawe kandi utarayikora tugushishikariza ko wabireba ukabikunda kandi ukaba wabikora n'umutima mwiza, kuko bizagufasha nawe kugira byinshi ugenda umenya bigaruka ku bantu bagiye batandukanye bagiye baba ibyamamare kuri iyi si cyangwa se banditse amateka agiye atandukanye. Tuguhaye ikaze. Ese umugabo wagaragaye muri filimi ya Yesu cyangwa wakinnye ari Yesu, ese iyi filimi yayikinnye ate? Ese yayikinnye mu buhe buryo? Uyu nguyu yakinnye nk'umuyahudi w'i Galilaya wabatijwe na Yohana umubatiza, hanyuma atangira umurimo w'ivuga butumwa cyangwa se ukwamamaza ubutumwa. Uyu yakinnye muri iyi filimi yiyita umwana w'Imana n'ibindi bitangiza amategeko yari ariho muri icyo gihe.
ariko kandi bikaba byari byaranditswe cyangwa byarahanuwe. Aho iyi filimi ibigaruka ku mibereho ya Kristo. Byinshi yarafashwe aburanishwa n'ingoma yari iriho y'Abayahudi. Hanyuma ashyikirizwa guverinoma y'Abaroma. Bambwa ku itegeko rya Ponsiyo Pilato. Nyuma y'urupfu yaje kuzuka mu bapfuye. Hanyuma bari baramukurikiye bose bahinduka itorero ryiwe rya Kristo rya mbere. Iyo filimi ikaba yerekana akantu ku kandi ku munsi wa mbere ubwo Bikira Mariya yabwirwaga yuko azabyara umwana w'Imana cyangwa se azabyara Imana. Mu bindi bigaragara muri iyi filimi ni uko Yesu yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu avuka ku isugi yitwa Mariya. Hanyuma agatangira kugenda akora ibitangaza bigiye bitandukanye hirya no hino. Yashinze itorero rya gikristu abambwa ku musaraba, yewe kubw'impongano y'icyaha cyangwa se y'ibyaha by'abantu. Nyuma azuka mu bapfuye ajyanwa mu ijuru. Ubu akaba yicaye iburyo bw'intebe ya Data wa twese ari we Mana. Kandi azagaruka gucira imanza abazima n'abazaba barapfuye. Ingoma yiwe izahoraho iteka. Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungurase TV show. Ese uyu mugabo yitwa nde? Yaba yaravukiye hehe? Myizerere yiwe cyangwa se ibintu bidasanzwe ugomba kumenya kuri we ni ibihe? Byinshi uyu nguyu akaba yaragaragaye muri filimi ya Yesu. Iki gihe hari mu mwaka w'1979. Ikaba ari filimi yayoboye n'uwitwa Peter Skies ndetse yewe na John Krish. Muri ino filimi ubuzima bwa Yesu bukaba bugaragazwa neza akantu ku kandi nk'uko nyine twamaje kubikubwira hejuru. Ubutumwa bwa Luka cyangwa se ivanjiri ya Luka yari ishingiro cyangwa niyo shingiro yashingiyeho hakorwa iyi nkuru cyangwa se iyi filimi. Iyi filimi yafatiwe amashusho mu bice bigiye bitandukanye byo muri Isiraheli, yewe aho yatewe inkunga n'ikigo cyitwa Campus Crusade. Hanyuma iyi filimi yasohotse ku ngingo y'imari yatwaye cyangwa se ingingo y'imari ingana na miliyoni 6 z'amadolari. Hanyuma ino foto ya Yesu ni nayo foto cyangwa se y'uyu mugabo bita Byinshi, niyo foto yabashije kurebwa cyane ku isi hose, akaba ari nayo yakurikiwe na benshi kuri iyi si. Ino filimi ni imwe muri filimi zarebwe cyane. Ikaba kandi filimi yabashije guhindurwa mu ndimi nyinshi cyane zigiye zitandukanye zabayeho. Wakibaza ngo ese Byinshi kugira ngo aze gukina muri iyi filimi byagenze gute? Byinshi hamwe na bagenzi we benshi bifuza gukina muri iyi filimi ya Yesu, gusa ariko hakifuzwamo umwakiteri mukuru kurusha abandi cyangwa actor principal wa filimi, akaba ari we wabaga agomba kwitwa Yesu. Gusa habashije gutsindamo 45. Muri abo 45 Byinshi niwe wabashije gukina role ya Yesu kuko ari we wayimeritaga. Nyuma yo gutsindira ino role hakaba hari abisiraheli bagera ku 500 nabo bashijwe kongerwa muri ino filimi kugira ngo amashusho yayo afatwe neza cyangwa ikorwe neza. Gufatwa kw'amashusho y'iyi filimi bikaba byaratangiye mu mpera mu Gushyingo mu mwaka w'1978.
Ibi ngibi byatangiriye muri Tiberiya hanyuma bikomereza mu mijyi igiye itandukanye ya Isiraheli harimo na Tel Aviv cyangwa se na Yeruzalemu. Byinshi wagaragaye muri iyi filimi ya Yesu akaba yaravutse mu kwezi kwa kabiri ku itariki 13 mu 1949. Uyu ni umukinnyi wabashije kumenyekana, yewe amavuko yiwe akaba avuka mu Bwongereza. Muri ino filimi ya Yesu akaba ariho yakuye ubwamamare bwe cyangwa se ukwamamara kwiwe, ku buryo kuri iyi si nta muntu utamuzi. Abari muri iyi filimi bari bayoboye bavuga yuko uyu nguyu ari wabashije gukina role ya Yesu bashakaga cyangwa bifuzaga bya nyabyo, ku buryo yayikoze ikabasha gufata cyangwa se ikabasha gufata imitima ya benshi bakakira yuko uyu ari Yesu babona cyangwa se baba bari kumwe. Ese ni ibiki bidasanzwe tugomba kumenya kuri uyu mugabo? Icya mbere ni uko yakinnye muri iyi filimi afite imyaka 30. Ikintu ugomba kumenya ni uko uyu mugabo muri iyi minsi muhuye udashobora gupfa kumenya, kuko yarahindutse cyane ku buryo butangaje. Muri iki gihe akina iyi filimi babashije kumara igihe kinini barateretse imisatsi yiwe ku buryo izagaragara nk'umukinnyi wakinnye ari Yesu bifuzaga. Kuri ubu ngubu amaje gusaza, yewe n'imisatsi yiwe ntabwo akiyitereka nko muri iki gihe akina filimi ya Yesu. Yarogoshe cyangwa se yarayikase arayigabanya, ntago ikiri miremire nk'uko iki gihe muri filimi ya Yesu yanganaga. Uyu nguyu mu buzima bwe akaba yaratangiriye amashuri yiwe mu Bwongereza mu gace kitwa Oxford. Aho ngaho akaba ari naho yakomereje amashuri yiwe yisumbuye. Icyo gihe yakundaga gusangwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo gukina amafilimi, amakinamico n'ibindi bijyanye na entertainment muri rusange. Gusa nyuma yaje gufata umwanya wo kujya kwiga ibijyanye n'ikinamico mu nzu y'urubyiruko yaho mu Bwongereza. Kugeza ubu ngubu afite ubunararibonye cyangwa azi neza cyangwa azwiho neza yuko icyo ushatse kumukoresha cyangwa rero ushaka kumukinisha ayikora neza cyane. Uyu nguyu kandi ni n'umuhanga mu bijyanye no gutoza abakinnyi ba filimi cyangwa se b'amakinamico runaka. Mu buzima busanzwe ushobora kwibaza uti se uyu mukinnyi wabashije gukina muri filimi ya Yesu ari ingaragu yaba yarashatse? Uyu Byinshi yarashatse, aho yashakanye n'umudamu wa mbere witwa Laura Lensika. Bakaba barashakanye mu 1977, yewe baje no kubyarana umwana w'umukobwa. Gusa nyuma y'icyo gihe baje gutandukana, uyu mugabo ashaka undi mugore nanone wa kabiri witwaga Natalie Borosi. Ushobora no kwibaza uti ese Byinshi hari indi filimi yaba yarakinnyemo? Yego ni koko yakinnye muri filimi zirenze imwe. Uyu mugabo wakinnye muri filimi ya Yesu ikamenyekana cyane, yabashije no kugaragara mu zindi filimi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa The Feeder Safandi, iyindi nayo yasohotse mu mwaka w'1976. Iyi nayo yaje yitwa Riri, yewe n'izindi harimo nk'iyitwa Ezetonoti yagaragaye mu mwaka w'1985. Niba wifuza kumenya byinshi kuri uno mugabo, mu mwaka w'2016 ubwo nibwo iyi filimi yari imaze imyaka 37 isohotse. Uyu mugabo yakoranye ikiganiro na Hope Magazine Open Program, bakorana ikiganiro kijyanye n'ibibazo bagiye bamubaza nawe mu buzima bwawe ushobora kwibaza cyangwa n'undi wese yakibaza ku buzima bw'uyu musitari cyangwa bw'uyu wamamaye nka Yesu Kristo.
Ibi bibazo bamubajije byose yabashije kubisubiza nk'uko babimubajije. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati, mu bihumbi 60 byose byagaragaje ubushake cyangwa ibyifuzo byo gukina muri iyi filimi kuri iriya role ya Yesu, ni gute ari wowe wabashije gutoranyamo? Wabyakiriye gute cyangwa wabyumvaga gute ubashije gutoranywamo? Yasubiza agira ati, nta bindi bikomeye cyane muri benshi babashije kwakitinga kuri iyi role ya Yesu, ni njyewe babashije guhitamo kuko ari njye wabimeritaga cyangwa wabigaragazaga. Umunyamakuru yongera aramubaza ati, ese iriya filimi wakinnye ntizabangamira izindi zose ushobora kuzakina cyangwa se n'izindi waba warakinnyemo mbere? Brian yagize ati, ndi muri Amerika nabashije kugenda nigenda bisanzwe, mpura n'umusore arambwira ati, byazaba bibabaje igihe wazagaragara muri filimi ufite nk'umukobwa mukundana uri kumusoma cyangwa se uri gukina filimi z'urukozasoni zigiye zitandukanye, byaba bibabaje kandi waragaragayeho gukina uri nka Yesu, uri umuvugabutumwa, uri umuntu ukorera Imana cyangwa uri umuntu w'Imana. Akomeje agira ati, yarambwiye ati, nk'abantu tumaze kumenyera nk'umucunguzi wacu, byaba bibabaje aramutse hagize ubundi buryo witwara butandukanye n'uko tugufata nk'abakristo. Ati, twese twamajije kwakira yuko uri umucunguzi wacu, uri Kristo wacu, byaba atari byiza rwose uzatubabarira. Umunyamakuru yakomeje kumubaza agira ati, ese nyuma yo gukora iriya filimi cyangwa gukina iriya filimi, abantu mwagiye muhura byagendaga gute cyangwa se bakubwiraga ngo iki? Brian yagize ati, baratangaraga cyane, bakatangara bagira bati, ye dore Yesu yavuze ko hari n'umunsi umwe yari ari kugenda ahura n'umudamu, araza aramubwira ati, wambabariye ukaza ukanyiriza umwana ko yarembye ameze nabi. Ati, naramusubije ngo iriya ni filimi nakinaga, ntago ndi Yesu, ntago ari njye ukiza abantu rwose, ntago ndi igitangaza, umbabarire. Ati, ibi ngibi byabayeho ku bakristo bo muri Amerika yewe no mu Bwongereza, muri za kiliziya ahantu hatandukanye, aho bose bamufata nk'aho ari we Yesu waje ku isi, nyamara n'ubundi naragendaga nkabona umuntu angeza imbere ati, Yesu Yesu Yesu. Ati, bikantungura cyane kandi nzi ko nakibasha kugaragara nawe, kumbi ishusho yanjye yari yamajije kujya mu mitwe ya benshi, bamajije kugenda bayakira. Umunyamakuru yakomeje kumubaza mu bijyanye no gufatwa kw'amashusho kw'iyi filimi, ngo mu gihe cy'amezi 7 bamaze bayifata amubwire uko byari bimeze. Yagize ati, nabyukaga saa 10 za mu gitondo buri munsi, iminsi 6 mu cyumweru, hamwe babyukaga banera make-up, yewe cyane ko n'izuru ryanjye bageragezaga kugenda barihindura baryambika isura yindi bashakaga ya Yesu kugira ngo ngaragare koko nk'uko babishakaga. Ati, byarangoye cyane kuko byaratuvuniye mu buryo bukomeye. Umunyamakuru yakomeje amubaza bimwe mu byabashije kumugora cyane mu gukora iyi filimi, avuga ko ari muri gihe yabashije gukora role yo kuzura Lazaro yewe no guhumura impumyi, ngo byari bikomeye kuruta izindi role zose atugeranyije n'izo kubambwa ku musaraba cyangwa kwikorera umusaraba. Ati, ziriya nizo zari zikomeye kuko nagombaga kwishyira mu ishusho koko y'umuntu umeze gutyo nk'uko babishaka. Umunyamakuru yakomeje kumubaza ati, ese Brian, kuvuga yuko uri umunyagatulika, iby'imyizerere waba ubivugaho iki? Uyu Brian yasubije yuko ibijyanye n'imyizerere we bitamubamo kubera yuko we yizera imikorere yiwe, ngo iyo ushaka kugaragara neza muri sosiyete cyangwa imbere y'abandi bantu, ukitwara neza, ukavuga neza, ntugorane mu bandi. Ati, ibyo ngibyo niyo myizerere yanjye ngenderaho, naho iby'amadini byo sinjya mbyitaho, sinjya mbiha umwanya wanjye kuko
ntacyo bijya bimara. Usanga ari benshi bagenda bahangana bapfa amadini, ariko idini rya nyaryo ni ukumenya imyitwarire yawe muri sosiyete ubamo n'ukuntu ubana na bagenzi bawe neza. Kandi umunyamakuru yakomeje kumubaza ati ese nk'umuntu wakinnye filimi ya Yesu uri umukristo ugaragara imbere y'abantu witwara neza, yakumva gute yuko waba nta dini ubarizwamo cyangwa se ubamo? Brian yavuze yuko nta gitangaza kirimo nta n'igikomeye kirimo, kuko buri wese agira imyizerere yiwe, kandi biba byiza iyo wizeye ibyawe ntiwizere iby'undi, kuko ngo iyo yari filimi ntabwo byari ubuzima bwite bwanjye. Njyewe nizera ibyanjye kandi nawe nzahabwira ngo yizere n'ibyo nizera. Brian umunyamakuru yakomeje kumubaza ati ese uramutse ubashe kubona uburyo bwo kongera gukina filimi nk'iyi ya Yesu wabikora? Undi yasubije agira ati yewe ni uko bitashoboka ngo nongere nsubire mu myaka nari mfite cyangwa nk'uko nanganaga cyangwa nk'uko nagaragaraga, ariko noneho nabikora nshyizeho imbaraga nyinshi n'umwete kugira ngo nibura mube kabiri abo yabashije guhindura, bikube nk'inshuro ebyiri bahinduke. Byaba byiza kuko hari icyo byafashije sosiyete y'abantu muri rusange by'imibereho myiza yo kwizera. Umunyamakuru yagize ati ese Brian, ko byigeze kuvuga ko waba warasabwe gukina filimi z'urukozasoni kugira ngo uvuguruze iriya ya Yesu, byaba ari byo koko? Yagize ati yego koko nibyo, bambwiraga ko ngomba gukina nambaye imisatsi nk'iya Yesu nk'uko n'ubundi nakinnye muri ya filimi imeze, ariko ntabwo bagize bambwira ngo nyine nitwa Yesu, ahubwo bo bagira ngo nyine kuriya nka Yesu nsa nka Yesu, ariko twagomba gukina n'umukobwa twembi duhuza ibitsina twambaye ubusa bigaragara ku mugaragaro buri wese. Gusa ntabwo njyewe nabibemereye kuko nabonaga ngiye kwica izina rya filimi ya mbere nakinnye ya Yesu, kandi uretse n'ibyo byashoboraga kunyicira izina ryanjye muri rusange. Narababajije inese kubera iki mwifuza ko dukina filimi z'urukozasoni zimeze kuriya? Barambwira bati twagira ngo filimi zacu z'urukozasoni nazo zamamare, zibona abakunzi benshi nk'uko iriya Yesu nayo yamamaye, niyo mpamvu twashaka gukinamo usa nka Yesu wakinnye muri iriya filimi ya gikristo. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati se Brian, ni bande bagusabye ko wakina kuri ziriya filimi z'urukozasoni? Undi yamubwiye ati oya njye ntabwo nabikubwira, ati kuko ababinsabye ntaho bahuriye n'amadini, nta naho yewe bahuriye n'ibindi bikorwa byihariye runaka, ahubwo nuko bashaka kwamamaza filimi zabo z'urukozasoni, yewe banashaka kureba ukuntu abantu bazabifata igihe bazaba babonye nagaragaye muri filimi nk'izo z'urukozasoni kandi nakinnye filimi za gikristo. Nuko rero nabahakaniye mbabwira ko ibyo bidashoboka gukina gutyo muri izo filimi. Kugeza ubu ngubu ino filimi ya Yesu ikaba yarahinduye miliyoni z'abantu, aho kuri ubu ngubu yakinwe ishingiye ku ivanjiri ya Luka. Muri miliyari 7 z'abatuye iyi si, miliyoni 6 barebye iyi filimi. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko iyi filimi yarebwe cyane kurusha izindi zose zabayeho kugeza kuri uyu munsi. Miliyoni 400 bamajije guhindurwa n'iyi filimi kubera ubutumwa buyirimo. Mu bushakashatsi bwagaragaje ko uyu mugabo yamajije kujya mu mitima ya benshi, yewe ajya mu bwenge bwabo no mu bitekerezo bwabo, ishusho yiwe itajya ibava mu mitekerereze yabo. Kuva uyu munsi nagira ngo nkubwire yuko niwongera kubona ishusho y'uyu mugabo cyangwa ifoto yiwe, uzamenye yuko ari Brian Nikoni uba ahari, ntabwo ari Yesu uba uri muri iyo shusho. Ahubwo icya mbere ugomba kuzirikana nuko ugomba kwizera Imana, we kwizera ishusho y'umuntu runaka. Ndakwibutsa gukora subscribe we twabanye muri iki kiganiro. Njyewe nari Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase
TV show. Ntiwibagirwe gukora like na share kugira ngo ugeze ubutumwa bwiza ku bantu bose cyangwa ibiganiro runaka tugenda tubagezaho. Turakwinginze ngo ukore subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye, tukwibutsa no kwandika muri komenti icyifuzo wifuza icyo ari cyo cyose. Turahari kubwawe. Murakoze.